Nongeye kubaha ikaze kuri Mitiva Inspires. Tugeze ku munsi wa 17 muri ya gahunda yacu yo kwimenyereza umuco wo gushimira, kugira ngo bibashe kongera nanone kutukururira ibyiza. Uyu munsi wa 17 rero turarebera hamwe uko twakwikururira amafaranga, uko wakurura amafaranga biciye mu gushimira. Biciye mu gushimira ku mafaranga ufite, ku mafaranga wigeze gutunga, uko ugenda uyashimira nyine uko wakiriye ifaranga ukarishimira, burya bikurura andi mafaranga. Natwe rero ubu ngubu uyu munsi ugiye gukora icyifuzo cy'amafaranga yacu twifuza mu minsi iri imbere, cyangwa se niba hari nk'ikintu runaka wifuza, ubu ni aka kanya tugiye nyine gukurura ayo mafaranga, uwo mubare w'amafaranga twifuza. Umwanditsi w'agatabo hari sheke yateganije y'umuntu kwandika akuzuzaho umubare w'amafaranga yifuza, noneho ubundi rero ugatangira nyine ukabitekerezaho, ukavuga ati aya mafaranga ngiye nifuza, ndashaka nimara kuyabona nzakora ibi n'ibi. Urayashyiraho, ndaza kubashyiraho iyo sheke nyuma ya video muze kugira muyirangize. Nyuma yayo ndaza kubashyiraho iyo formulaire ya sheke, muraza kuyireba uko imeze. Niyo utakurikiza iyo ngiyo ariko nyine wowe ugafata urupapuro ushobora kwandika amafaranga wifuza, ukavuga ati aya mafaranga nyashyize aha ngaha, nicyo cyifuzo cyanjye. Iyo sheke rero imaze iki, cyangwa se uko kwandika ayo mafaranga bimaze iki? Biradufasha kuyatekerezaho, kujya duhora tubitekereza, kuko twabonye uko utekereje ikintu niko uba nyine uri kukikururiraho. Uko bihoza mu bwonko bwawe niko ubu bikurura biza. Ari nayo mpamvu muri gahunda yacu burya twirinda gutekereza ibintu bibi, kuko iyo tubitekereje bibi nibyo biza bidusanga. Reka rero noneho kuri uyu munsi, kuri iyi nshuro tugiye gutekereza ku mubare w'amafaranga twifuza bitewe n'ibibazo twifitiye by'amafaranga. Ibi bintu birakora, muze kubikora muraza kureba. Uyu mwanditsi w'agatabo avuga ati hari igihe abantu bavuga ngo ibintu ni amahirwe, n'ubundi uriya n'umunyamahirwe cyangwa n'iki, oya, ariko nta kintu na kimwe kiba kidafite impamvu. Ntabwo ibintu biza ngo bikwitureho utaragize byibuze, utarabigize mu byifuzo byawe. Turabizi na kenshi nk'iyo dusabye ujya kumva Imana yansubije icyo nayisabye. Iyo utayisabye rero ntabwo biza ngo bikwitureho, cyangwa se uhabwa mu kavuyo ntumenye ibyo wahawe ibyo ari byo, kubera ko ikintu utagishizeho umutima. Ariko bitware muri urwo rwego rw'isengesho, kwa kundi ujya kuvuga ati ngiye gusengera ikintu runaka ndebe ko Imana isubiza. Akenshi turabikora ahubwo ntitumenye ko twanabikoze. Ukagenda ukabikora pe, ugakora amasengesho, kandi uzi ko iyo ukora amasengesho uri gusengera ikintu, nicyo kintu cyonyine ushyiraho umutima ukagisengera, mu gitondo ukagisubiramo, n'ejo ukabisubiramo, Mana ndashaka ibi, ndashaka ibi. Noneho nyuma y'amasengesho yawe ukabona urasubijwe da, ukavuga ati Mana uzi ko yansubije bya bintu byanjye nasabaga. Nuko n'ubuzima busanzwe, nuko niba ushaka ikintu gihozeho umutima, gitekereze, iyumvemo ko warangije kukibona, ko warangije kucyakira. Icyo kintu byanga bikunda burya ni nka rukuruzi ubugikurura kiba kiza kigusanga nyine. Uko ubitekereza biba biza bigusanga. Tekereza ibyiza bize bigusanga, n'utekereza ibibi ukabihoza mu mutima wawe ukabibyukeramo, nabyo urimo urabikurura biraza bigusanga. Twisubire ku mafaranga yacu rero. Twabonye ko ibanga ryo kugira ngo dusabe n'amafaranga tuyabone nuko tubanza gushimira mbere yuko tuyabona. Urandika ya sheke yawe, ushyira amafaranga wifuza, noneho nurangiza ushimire amafaranga. Ushimira ati ndashimira kubw'aya mafaranga umpaye, kandi mu kuyashimira nako ushimira amafaranga yose wakiriye. Hari igihe twakira amafaranga mu buryo bwinshi butandukanye ariko ntitubiha agaciro. Ukabona rero umuntu aguhaye nk'impano, washakaga wenda kugura nk'umwenda, aguhaye umwenda, uravuze nashaka kugura ipantaro, ariko kanaka yampaye impano y'ipantaro sinkiyiguze. Hari n'amafaranga wakiriye, amafaranga yawe ararambye, wari gusohora ntabwo kiyasohoye. Uraho wenda bashaka kugura nk'imbuto, umuntu ashaka guhereje imbuto, ntabwo ugiye kuzigura. Ayo ni amafaranga yawe agize arambye. Ugiye ku isoko, ikintu wenda uretse ku giciro usanga bagabanyijeho 20%. Ayo mafaranga ari amafaranga menshi cyane, kuko wari wayabariye kuyasohora, ugeze ku isoko usanga byagabanutse. Ni uburyo bwinshi twakiraho amafaranga. Rero nujya ubona hakubayeho akantu nk'ako ngako gatuma amafaranga yawe yinjira, ujye ubishimira Imana rwose. Uvuga ati Mana urakoze kubw'aya mafaranga, sinayatekereza ko ngeze ku isoko nsanze umuceri wagabanutse, Imana ishimwe, ndaguze ndasaguye. Uteganya kugura umuceri gusa ariko usaguyeho n'ay'umunyu cyangwa se ay'imboga. Urumva rero ikintu cyose cy'ifaranga tujye tugishimira uko tuyashimira, nawe yumva ko tuyishimiye agakomeza kuza adusanga. Rero simvuze byinshi ku mafaranga, ibyifuzo by'amafaranga byo tuba dufite byinshi, ariko icyiza no kwisheke yacu turandikaho umubare w'amafaranga wenda w'ikintu twifuza cya vuba cyane. Ntitwimanike hejuru ngo tusabe ibifaranga byinshi cyane ati ubufindo biraza kubikora. Reka dukore
ari buze nyine bigahita bikunda, nibinakunda turongera dusaba ayandi, dukomeze dusabe, uko bigenda bikemuka twongera dusaba. Ubwo rero tubona kwandika ya sheke yacu ni ukuyishyira ahantu nyine hagaragara. Ubwo nyine ni nk'icyifuzo turaba dushize ahantu, hashyira ahantu uzajya uyireba wowe nka 2 ku munsi, cyangwa utambutse uyirebe ugatera amafaranga niba nifuza igikorwa iki n'iki, mu kuyandika uhite wumva ko na cya kintu wifuza ya mafaranga azakemura cyarangije gukemuka, wishyure mu mutuzo ubundi utegereze ko ibintu byawe bizaba bizikora. Noneho rero nk'uko bisanzwe uyu munsi ni ukureba bya bintu byacu 10 dushima Imana n'impamvu tubishimira. Noneho tuvuga ijambo rakoze buri nyuma y'ikintu twagezeho cyangwa se dushima. Niturangiza rero dukore ya sheke yacu nayo tuyandike umubare w'amafaranga twifuza, twishyira ahantu hagaragara. Niturangiza dushimira amafaranga yose twabonye, niturangiza dushimira none kubw'ayo mafaranga yacu twifuza tugiye kubona, tubitekereze nk'aho twarangije kuyakira, kugira ngo nyine bijye mu bwonko bwacu tuyakurure atuze imbere. Nk'uko bisanzwe nta kuryama tudasenze ngo twereke Imana, dushimire ibyiza byatubayeho uyu munsi. Ngaho rero ndabakunda, sheke ndayisize, ushaka gufataho kopi yayifata, cyangwa se ukeneye mu buryo bw'intuza ze kunyandikira muri comment, ndaza kuyimuha rwose ubyandike nko kwandika icyifuzo. Ni sheke ubundi ukayiharira Imana igakora ibyayo, cyangwa se ukayiharira ikirere niba ariko nabyita, ubundi kikaza kugusubiza ku bwa sheke yawe. Aho rero ukomeze mubane n'amahoro y'Imana.